muribuka nkora ikiganiro naravuze ngo Yongwe siwe wenyine ugiye gufunga hazavamo hahita hakurikira undi mu bishop kandi bivugwa ko uyu mupasiteri muri iyi minsi hari umwana uvuga ngo yamutambyemo iki ibitambo uyu BOSCO se hari n'abantu bagiye gusengerayo hangije asengera abantu bari kumwe we amugezeho ahubwo deri rindi kosa rikomeye uyu mugabo yakoze aba bapasiteri bose mubona kuri social media bakora ibitangaza mu nsengero ni ibisambo ni ibisumu none se ubona impamvu ubona Pastor Claude na Mutesi bapfiki se nabonye Mutesi ngo yaragiye mu bapfumu kariya ni agatwiko ubu se nk'uhaye ijwi Claude abwira Pastor Mutesi ngo ko nshonje wangabuririye uribuka nkora ikiganiro ejo bundi uyu rugagi ndavuga ngo nyamuneka Scovia yes nizere ko mumeze fresh nizere ko mumeze neza mwebwe mukurikirana BigTown TV umunsi ku wundi aho muri mu makuru agiye atandukanye se mu bice bitandukanye yitwa Damur umeze neza n'amahoro ndaho ndashima katonda wawe ibintu biracyo mu n'amahoro ibintu na amen umeze gute se ibintu ni sawa tu suza wadukurikiye ariko ndabashoje mu izina rya Yesu none YouTube yawe yitwa ngiki Safiro TV bahanyarukira ariko bakande subscribe ariko ze igihe rero bivuga bigenda none se twabigenza dute ko abantu bakunda nyene byahahiye hatokombeye nibyo babishakira naho rero ibyo kuvuga ngo Yesu araje arabishe arabatikaguye arabarimbuye nago bashaka kubyumva kare icyakoza nuzo ukavuga ati kuri runaka ku musitari runaka bazajyaho birukanga se nta biganiro tujya dukora se bakamama bereye abamama ariko ibya Yesu nago bashaka kubyumva kare n'ubu ko aribyo tugiye kuvuga n'ubu ko aribyo tugiye kuvuga ngo ntabwo ari ariko biranditse muri biriya haravuga ngo mu bihe bya nyuma hazaza ibihe bishya abantu bazabikunda badakunda n'ababo bakunda imiya bakunda ibibanezeza urumva rero bazabanga ukuri kandi ukuri niko burya kuba batora rero kuvuga ukuri akenshi ntago bakumva ariko iyo uje uvuga ibinyoma barakumva cyane reka twigira mu kiganiro byacu ntago bitinda nabonye uwitwa BOSCO ni bishop yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cy'ubushukanya ariko ari kumwe n'umugore we biri mu byahano miliyoni 10 biri mu byahano zo kugira ngo asengere umuntu uribuka nkora ikiganiro ejo bundi kuri uyu mu bishop uyu rugagi ndavuga ngo nyamuneka Scovia natwinjirire muri aba bapasiteri bajya ku makame bafite insengero ariko bagaragaza amakamera yabo cyangwa se bagaragaza ibikorwa byabo ariko bagaragaza kamera urumva bagasengera abantu ariko babigaragaza kuri kamera biriya nibyo bita ubutubuzi ahubwo reka mvuge ngo ubutubuzi kandi arakubwiriza ubutumwa mu mahanga yose hari umuntu utaje kuri kamera se hari umuntu utaje Yesu ko yabwirizaga mu butayu akabwiriza mu masinagogi habagaho yateraga kamera se none se twabwiwe n'iki ko yazuraga bapfuye niba nta kamera zari byarandikwaga none se niyo icyo gihe barandikaga ubara kuki se uyu munsi wa none uretse gatoya kuki uyu munsi wa none hari abapasiteri kandi bakumakumiyemo badakuri kandi bakura ibitangaza urumva ariko badashobora gutera izo kamera intega ni benshi nyine ni benshi Adamu nawe gireka ibintu byo gukabya none gireka ibintu byo gukabya ni benshi rega barahari reka mubaze izi nsengero zose zafunzwe hano mu Rwanda n'izafunguwe mwari mwabona hari kamera itera muri ADP muri cyagiye cyo gusenga ADP se ntago streaming nuhe mu pasiteri wabonye ukora biriya mu ADP ariko BOSCO uyu nguyu wafunzwe we yasengeraga ibya ADP oya yari umunyecaca caca ADP ntago ari caca oya ADP tandukanya ADP ihora mu bibazo iyo kwa Isayi none se ubu wowe nta bibazo ufite ariko nuko numva ari ushaka kugira nka reference yaho ariho hantu bimeze neza ntago ari reference ariko reka tuvuge ngo
aba bapasiteri cyangwa se aba bishop bagaragaza uburyo basenga n'uburyo Imana ikorana nabo ariko bakabicisha kuri kamera kuri YouTube kugira ngo abantu bagaragare cyangwa se bereke ko basenga bakora ibintu n'ibitangaza sha hariya cyane baribwa ubwo abapasiteri barabiba cyane none se uyu nguyu wafungishije BOSCO yamukuye no mwizera we basengana aha kuki rero yamuhaye hari ibyo yamwijeje ubu ngo haramutse wenda polisi reka cyangwa se RIB ikavuga ati umupasiteri wese cyangwa abangaba bano bakirisitu umukirisitu wese uzi neza ko yahaye amafaranga runaka uza abantu bajya n'ibirego kuntu bangana kandi bahanuriwe ariko se umuntu ajya gutanga miliyoni 10 ngo bamusengere akiri indwara wafite ikihe kibazo cyo mu bwonko icyo ngicyo twavuga ko ari nk'ubujura none se nk'ubu hari uwatanze arenze ayo ngayo none se uwitwa Apotre Yongo afunga si bene nk'ibi ngibi ni bene nk'ibi tayari muribuka nkora ikiganiro kuri Safiro TV bahagiye barabihasanga naravuze ngo Yongwe siwe wenyine ugiye gufunga hazavamo hahita hakurikira undi bishop nkora ikiganiro ndi gukubura mena ibishingwe ndavuga ati Imana igeze ku gatuti no ku ruhimbi ati mw'abapasiteri ati dore ko hari umwe ugiye gufungwa azize ikintu cyitwa amafaranga bajyeho baracyasanga none se siba twahanuye nubwo wenda badutuka urumva ariko tuba twababwiye nubwo batatwemera ariko twemerwa n'Imana nose bundi turababwira ngo mutwemere nose urakeka ngo uyu muntu atarababaye izi miliyoni 10 urumva atari amafaranga menshi ariko se umuntu bamwizeza ko ari umusengere ni ikiguzi erega iyo wamaze gutoromigwa cyangwa se gukoropa mu mutwe bagukorobye kandi bivugwa ko uyu mupasiteri muri iyi minsi hari umwana uvuga ngo yamutambyemo iki ibitambo uyu BOSCO se wasanzwe umuzi se uyu Zerafate hari n'abantu bagiye gusengerayo harimo umwe usengera muri ADPR ajyana n'abantu hangije asengera abantu bari kumwe we amugezeho aramwitegereza aramusimbuka arigenda ahita asengera uwari wicaye inyuma kubera iki yamusimbutse imbaraga ziri muri uyu muntu zaramukubise ziramurasa aravuga ati uyu nguyu tunaseba none se BOSCO uyu nguyu wafunzwe bigaragara ko yari afite izindi mbaraga bishop uyu wafunzwe erega Bibiliya iravuga ngo muri mwarabinjiye baraseseye ntago bigeze burira ku nkingi kabiri ari abantu bashobora kuvuga ngo barasenga kuko n'ubitwaga ba Yesu bakoraga ibimenyetso bisa nk'ibya Yesu ariko badafite imbaraga z'Imana none se bishop BOSCO uyu nguyu ntago afite imbaraga z'Imana izihe zigaragaza ni izihe umuntu ufite imbaraga z'Imana se akora ubusikama hariya niko bivuga bw'ubusambura umuntu ufite imbaraga z'Imana mwuka wera aravuga ngo tanga miliyoni usamba we ikibazo ahubwo nk'ubu kuki nk'ubu mudashaka kuvuga ati damuru nubwo rwose atubwira ati tukaba tutumva ariko avuga ukuri habe n'ubyibura no gukana nako kanyenyeri byibura takira fanta hamwe icyo muzi nugutukana none se kwere kimwe nyine nkawe naho kugura fanta ahubwo bajye bayarya kuko mwamwanze kumva none ni bayaguha ni muyama ahubwo ikibazo nuko muyatanga mwananye runaka ndi ya mafaranga runaka yaranyambuye bundi reka mbabaze ahubwo deri rindi kosa rikomeye uyu mugabo yakoze nuko yafite ibikangisho wafatanyije n'umugore ngo by'amashuri ukoza so yayabonye ate se aho ngaho nyine RIB iri mu iperereza ryayo ariko umva rero babarakore babandi buretse umva babarakore babandi bavuga ngo barimo mwuka w'iki mwuka w'Imana rero naga akoresha icya kintu cyitwa ngo igikangisho mwuka w'Imana aragusanga akakwemeza ibyaha
ugaca bugufi ukihana Yego. none redo Ako ndabona bajya birakunejeje ko umuntu yewe afunze. ntago binejeje kuko biri mu byahanuwe none se biranezeza Ariko ejo inzu ya byakubona nawe ituro waryakara. buretse gatoya inzu yararagamo nyibemo Ko nawe ituro imodoka waryaka. yagendaga gigendemo ubutunzi yari afite ngo mbutunge biranezeza ngo Ahubwo njye nigeze kubona aka video asengera umuntu aragenda yaje atagenda urakibuka. biriya ni ubutubuzi Oya. biriya ni ubutubuzi nukanga aragenda agashaka umuntu hirya mu cyaro hirya mu cyaro abakaza bakavugana bamara kuvugana akaza kakiremaza yamara kwiremaza noneho akaza ati bakamuterura agashaka ubwo hafa ngo arabatipe babugenewe bagomba guterura akamuterura bakamuzana bakamushyira mu kagare kavuga ati haguruka 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 akahita yagurutse noneho babandi bagira mu gihe bigiye buretse gatoya noneho bagira mu gihe bigiye bagakumamo kubera ko njyewe bariya abantu nababayemo narabagenzuye njyewe narabagenzuye urumva njyewe ndi profete ntago ndi pasiteri urumva njyewe nababayemo akenshi ubona bandwanya ni ukubera ko mbabwiza ukuri kuko nanga umuntu w'igisambo nanga umuntu ushaka kubeshyera imana nanga imana ngikoze ibitangaza ahubwo ndagira ngo mbabwire cyangwa se ndagira ngo mbwire n'abasigaye muhagarare namwe kabazire kuko abantu bose bakoze ibi biganiro kuri social media cyangwa se bafasha amateraniro bashyira kuri YouTube muhagarare ariko banjyanire ariko negereje undi hari undi nagereje ariko ndumva bibogaboga hari undi muntu nawe usa ukora biriya bitangaza arahari ushaka afungwa nawe afungwa iyi Imana igiye kumunyuzaho akanyafu gute igiye kubakubita agakunikunda gute ako uvuga ibintu none se hari icyo utumvishije Imana igiye kubakubita akanyafu kunda kubera iki ninde nyine ni umupasiteri ni umubishopu witwa ndese wowe jya uvuga ibintu nibura n'ibizanasohora nzaze hano mvuge ariko uyu muhanuzi kuko ndamwemeye patiri buretse nkubaze ubu ni ubwa mbere dukoranye ibiganiro havuga ibintu bikaba uvugira mu migani simanzi niba ari byo wavugaga nawe ubwawe ubifiteho ibimenyetso uyu nese ubivuze ngo ari umupasiteri Imana igihugu ntamenya ari nde uvuze none nibibuka byitirira erega buriya kuko Bibiliya nayo iravuga ngo ni mu buri bwenge nzabareka ariko nawe arya ari menshi kuko aba batipe mwana hari ababyeyi baba bari iyo ngiyo za hanze aba diaspora ni nabo bibwa cyane kuko birirwa bakora amanywa nijoro bakababara urumva baba bababaye bananiwe noneho agamagara uyu mupasiteri abonye afite akarimi keza mama shenge afite ukuntu bababwira bavuga n'indimi noneho bikarangira urumva bikarangira wa mubyeyi avuze ati nyamuneka ndashaka ko nsengera urumva ndashaka ko nsengera ati nta kibazo tanga ituro tanga sadaka sadaka yangaye ya miliyoni 2 asundi ituro ni ibintu biri precise kuryo umuntu abwira ngo mayangaye cyangwa ituro n'umutima sako basi bababwira ngo Imana niko ibabwiye noze se babwira ngo Imana niko ibabwiye yego none se ubu usibye ko wenda ari abantu batajya muri ibyo ngibyo ugira ngo nk'uyu mugabo wafunzwe BOSCO n'umugore haramutse hazamutse ibindi birego imyaka 5 myinshi yamara ni nk'imyaka 10 bamara muri gereza ni 2 nyine hazamutse ibindi birego byuko babwiwe ibitangaza ntibabibona ariko umuntu wizezwe ibitangaza kugeza atanze amafaranga nawe ngira nyine hari abantu bababaye urumva hari abantu bababaye ukibona itangazo ry'uko bafunzwe agafungana n'umugore we watekereje iki ngewe nababaye tu nababajwe n'uwo muntu wari wa mafaranga ntago nababajwe ko yuko ntago wari n'abafunzwe oya
aho ntago namuseka kubera iki ngewe nababajwe n'ayo mafaranga yariwe yego kuko yaramubwiye ati nzagusengera kandi Imana izakora ibi n'ibi Imana irambwiye tanga miliyoni zingahe 10 ko n'amafaranga menshi we ni menshi wayaguha nawe umuntu wamwizeza ibitangaza miliyoni 10 nawe wayaguha umuntu wamwizeza ibitangaza ni menshi reka mbwira abantu badukurikiye abapasiteri bose mubona kuri social media bakora ibitangaza mu nsengero ni ibisambo ni ibisumu ubwo umuntu bujya babikorera he mu muhanda nibakureho kamera uzi impamvu bashyiraho kamera no kugira ngo aba diaspora babarebe bibwe kuki bashyiraho zoom no kugira ngo babatuburire uranyumva neza badashyizeho kamera nta bakirisitu n'amaturo babona wibaza umuntu ufite urusengero rukodeshwa 800 afite abakirisitu badatura n'ibihumbi 300 andasigaye andi urumva umuntu yikoramo ariko umuntu ashobora kwikoramo nta kazagira yirirwa agendera mu abana be biga mu mashuri bakabakura heza mufani bana urumva barayatubura nyine bayakamubaya bayasoroma muri abo bakirisitu kandi usanga babayeho neza cyane babayeho neza none si impamvu ubona aba diaspora cyangwa se abantu banza abakozi b'Imana niki ni ukubera ko batuburiwe none se ubona impamvu ubona Pastor Claude na Mutesi bapfiki nawe uraza kureba nuko ngo Pastor Claude hari ibyo apfa na Mutesi nabonye Mutesi ngo yaragiye mu bapfumu kariya ni agatwiko ni ukubeshya ka Claude se yego bapfiki ubu se nk'uhaye ijwi Claude abwira Pastor Mutesi ngo ko nshonje wangabuririye Claude se abuza amafaranga yo guhaha urumva ibyo ni ibintu bizwi kabiri Claude ni umuntu ushaka kugaragaza ko ari mwiza ariko nawe si shyashya Pastor Mutesi nimba uyu munsi wa none uje bakamuvugwaho urumva hari impamvu yatangiye kuvugwa ko Gerard uwitwa Bishop Gerard akundana nande na Mutesi ariko sibyo nagatwiko kagamije iki erega hari ikintu ushobora gukora kugira ngo urebe abantu bagukunda abagukunda n'abakwanga urumva gusa njyewe navuze ngo Mutesi urabizi kuri mama wanjye Bishop nawe urabizi kuri inshuti yanjye ariko ahangaha ntabwo byavamo nzababwira impamvu ubutaha kugira ngo bitavamo uranyumva neza so bivuze iki rero nimba uyu munsi wa none nimba Apotre Yongwe yarazize kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya n'uyu mushumba wa Zirafati yego nawe akaba ari ibyo azize hamwe n'umudamu we abandi bashumba basigaye mwitegure kubera iki se Bosco ngo watigiye kuri Yongwe ariko Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko manywe nawe ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bigira gute uko bikurikirana rero nimuhagarare hamwe Imana ibakubita agakoni kunda mwumve icyo kutumvira Imana gukora kabiri nigeze gukora ikiganiro babwira ngo Imana itanze mandadari kugira ngo umuntu wese uri bwumve iki kiganiro yihutire cyane gusubira mu muhamagaro yagize gute yahamagawe ni nayo mpamvu kubera ko baciririye izindi mana z'inyamahanga bakazitunga mu ngo zabo za mana zabo rero zacitse iki imbaraga insengero zirafunzwe babuza amafaranga ubusasi icyo bagiye gukora ni ukubatuburira kuri Zoom bihangane narwaye na gripe hari mazi iminsi uriya barasenganaga batari no kuri Zoom uriya warasenganaga harasenganaga nyine agomba yari no mukire mutanga miliyoni 10
miliyoni 10 n'amafaranga menshi akibaze ese ayo mafaranga yayamuhaye ati miliyoni 10 n'amafaranga menshi wa ako yongwe zaranarengaga yongwe zararengaga avuyeyo azavuga ati urwo mbonye bahungu mwe rageje aravuga rero ibi byo kwigisha ijambo ry'Imana ntago birebwa reka nisubire mu matiku wabonye ko yagarutse mu ki arimo gutwika The Vibe TV reka sha nayo se avamo utuburirwa ende yong bamwitega agadamu babona ngira ngo babana n'uwo bafitiye ishyari oya ntabwo ari umuntu yeje akabwiriza yongwe ntago mwanga yongwe ntago mwanga ariko nanone uburyo yaje n'uburyo atangiye bita bigaragaza ko ibyo kubwiriza ubutumwa bwiza nago abantu babishaka ahubwo abantu bakunda ikintu cyitwa amatiku kandi amatiku niyo yinjiza kuri social media ikindi cya kabiri bari guhaha ari ku isoko nawe ari gushaka umukati w'abana rero iby'ijambo ry'Imana ntabwo abantu bakibikunda kuki ugera mu rusengero ugiye gusenga ugasanga igihe cy'ijambo ry'Imana rirageze wigire kuri WhatsApp murimo baratsapinga kuki umuririmbyi amara kuririmba akahita asohoka kuki aticara hamwe ngo agire gute yumva ijambo ry'iki nicyo mpamvu nicyo kikwereka ko ijambo ry'Imana abantu bariciye iki amazi none se kuba nyine noneho bibere ngombwa ko ribo ibanza kubagiramo bakanafungwa ese reka nkubaze ubuyobozi bushyirwaho n'iki n'Imana rero Imana irimo irakoresha iki abayobozi mureke rero abayobozi babakubita akanyafukunda hanyuma babanze bumve ko Imana igira gute ihana none ariko siko yarababwiye yasabye ubuyobozi aravuga ati muturebera baba pasiteri bari bafite insengero bagenda mu mamodoka meza batunze amazu meza ese kugenda mu modoka nziza ni ikibazo nyine barareba siko baraze kuki batubatse insengero zabo bakakodesha none se wowe ukambaze wowe inshingano z'umupasiteri jewe buretse gatoya none ubutumwa bwiza kuki batabubwiriza mu muhanda ariko buretse nkwereka kuki bavuga ngo twebwe ngewe mfite imbaraga z'Imana kuki batajya se hashika kuvura abarwayi kugenda ngo barambike biganza ku barwayi ngo bavura ubasanze none se ibyo nuko babona ko abarwayi nta kintu bafite babakuramo urumva nyine kuki se hano hanze aha Nyabugogo ntabwo hari abantu bashonje basabiriza kuki batagenda ngo bafashe izo mfubyi abo bapfakazi ahubwo n'umukene ubarimo baramusoromamo n'utwe yari burarire none se ubwo urumva ubwo butumwa bwiza bugeze n'ubuye ariko ushobora kwibaza ngo nanone ubutumwa bwiza ni wowe utera intambwe ya mbere uretse ko Imana yavuze ngo iterambere ngo cyane cyane aho gatera ya mbere none bati ya mbere kwaza kurusengera umva Bibiri iravuga ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa amahanga yose simbatumye ifeza n'izahabu hanyuma yabatumye amafaranga kubera ko kuki tubwirwa icya 10 n'amaturo noneho Imana ibatuma ntago yabatumye kubabwira ngo Imana iravuze ngo miliyoni 10 tange icya 10 nkuko Bibiri ivuga tanga iryo turo nkuko Bibiliya igize gute ibivuga ariko Bibiliya handitse hehe havuga ngo Imana iravuze ngo tanga miliyoni 10 tanga miliyoni 50 tanga miliyoni 200 abantu ntago bakunda ukuntu wita Imana irambwiye ngo miriya modoka Imana irambwiye ngo miriya nzu Imana irambwiye ngo umugore utunze si uwawe ni wowe mugore wanjye gusa nkubwira umupasiteri ufite umugore ariko utereta undi mugore w'umudiaspora ubusa nkubwira umupasiteri wateye inda umugore urumva umukirisitu kandi afite undi mugore ariko ibyo muba muvuga nibiki mumbwire nyose utamubwira oya nawe mba nkubwiye kandi birivuga ngo nimubura ubwenge nanjye nzabareka se nuko ngo ibi tuvuga nuko abantu batabyumva ariko nuko bundi mufite amaso yo kureba mufite amatwi yo kumva
ariko biravuga ngo ntago mureba nta nubwo mwumva. Nabwo uyu mushumba yakagombye kuba basa bose, ariko kubera ko byari byaranditswe azarya amafaranga y'abandi ndetse akakorera n'ibiteye isoni nk'umushumba, urumva kujya gufata gukangisha umuntu ibikaye ngo mfite video yawe y'urukozasoni ngo ndayishyira hanze, niwibeshye ukagira gute ukajya kurega. Wose ni umupasiteri cyangwa n'ingerwa pasiteri? Ariko kubera cyo kuna kwita pasiteri bisambo damo ko umuntu icyaha kitaramuhama wagikurikiranyweho kuki utukonfirma ko umuntu ari igisambo. Uretse murangira se bati witangiye itangazo. Yego. None se uburabona murangira yapfa gutanga itangazo gutyo gusa? Oya. Tujye tuvugisha ukuri. Uburabona Nyarwanda yapfa gusora iriya tangazo bitakonfirmye ko yafunzwe uyu Bosco. Bye yafunzwe ariko aracyakurikiranweho ntago icyaha kiramuhama. Icyaha nuko ngo icyaha ntabwo icyaha akurikiranwe kindi cyo kira cyamuhamye, ariko icyo kuvuga ngo kiriya kindi cya kabiri ibikangisho nyine nibyo bakiri mu iperereza. Cyo ntago kiramuhamye, bisobanura ikindi cyo kigize gute cyamufasha. Ubwo ni igisambo. Nta niyishyure. Ariko yagiye agira abantu neza yagiye azu. Erega umuntu wese ushaka kukwiba ubusa umujura wari wabona muri iyi minsi hari umujura ucyambara nabi. Oya. None uzi impamvu yambara neza ni ukugira ngo batamuvumbura kari igisambo. Yambara ikote ryiza kagendera mu modoka nziza. Nguha urugero, reba iki gisambo uyu nguyu witwa ngo ni impano y'Imana, wari wamubona yambara nabi? None Imana ko mupiki wari wamubona yambara nabi? Oya. Ahubwo kukiri budafata uriya mpano y'Imana nawe uri gutuburira abantu. Akuze yakugize ati hoya, ariko ni urugero ngo waye ako gihe cyo hoya nta n'urugero yambara neza nawe kandi urebye Mibi musfate simuzize iki uzibirega ari ugerutse kumumagara ambwatisha ati yandiye amafaranga we reka cyakaza reka ngubwire Imana y'Imana ribi mufungire iki gusa ariko abapasiteri kuki batamujya kumurega niba ari ikibazo gusa babura ibimenyetso gusa abapasiteri nuko ngo wiyagiye kuguha nimero naga guha nimero ibariye ku izina aguhi yundi akazakugira umusaga wote amafaranga ubwo yarayobye nese kuki wodatekereza gukoresha ubwenge ngombe kutatama yandi kandi aho yarabanje kugukoropa. Ariko Damone kimwe mu bintu ujye ukora ndabikambabaza ni ukuntu ushobora gufata umuntu nk'amano y'Imana ukamujyanya na bishop. Ibyo bintu ujyanyije bihuye abantu bose ugashaka kubita ibisambo. Umuntu umwe n'umukozi w'Imana uko yatsi ituro nire ko nawe waryaka ariko ukajya kumugiranya n'amano y'Imana. Yewe nta cyankoze. Nose urumva ari bamwe. Yewe nta cyankoze kandi nanubone yibuye. Yewe mvuze ariko amano y'Imana ibintu aba pasiteri abashumba bakora atari byo. Ahubwo ngenje kubagira inama ko umuntu wese atari ko yakakwiye kugira gute gukora. Nk'umuntu w'umukristo iyo bavuze ngo runaka cyangwa se bishop runaka arafunzwe araregwa kuba yariyesheje ikintu wakoresha uburiganya. None ukabona nuriya wita ngo ni impano y'Imana nawe arimo arakora ibisa nk'ibyo uriya bakorode nkamubona n'abandi bariya bose ntibarutwitse kuko uriya pasiteri korode ni rutwitse. Urumva abashaka nawe kugira gute abarimo kwishakira ibirayi. Nuriya nawe impano y'Imana nawe nubwo agaragara ko ari gushaka ibirayi ariko arimo arakora ubujura kuko ari yiba abantu kuko twagiye twakira abantu bavuga ati impano y'Imana uriya ni umujura. Umujura ari kumuregasa kandi twavuze ngo aguha nimero. None se wowe kuki ubyemera? Ikindi cya kabiri cyoze ni wowe nese akamubwira ati mamagara nguha impano.
Aba abantu nuko nabo batumva bikarangira ari wo muhaye impano kandi yagomba ngo ayigwe. Ahubwo reka izi sengero iyo zitajya gufungwa abantu bari kugira uburindagire bwinshi cyane. Ubu ngubu iki kintu cyabayeho kuyubagira ngo abantu bitekerezeho. Yego. N'aba bapasiteri rero bafungiwe insengero nabo nibitekerezeho. Yego. Noneho bisuzume. Nukanga Imana yabahaye agahenge. Uyu munsi wa none rero nimba batisuzumye. Uwakosheje asaba Imana imbabazi. Menya ngo rero bari Imana reka ibatake. Urumva? Ukwanza Imana yakoze ikintu bita attack. Yego. Urumva? Ndakumva. Yakoze ikintu bita attack. Kuko ibi by'abapasiteri birirwa kuri social media byose bigiye kujya ku karubanda. Ariko se wowe nuhirirwa? Ariko njye sindi pasiteri. Wahezekera abo ngabo niba hirirwa. No se Ezekeri ni pasiteri? Ni pasiteri. Muri aba YouTuber nk'abasanzwe. Ariko ni bisanzwe. Muri aba YouTuber basanzwe. Ariko titre pasiteri. Ariko pasiteri bundi bararize. Pastor Claude. Pasiteri. Bishop. Apostle. Ayo matitire bundi barayazi. Apostle Mutabazi. Nimba uri apostle ukaba utarakorera muri ariya mavuta y'ubwa apostle. Menya ngo zero. Mavuta y'ubwa apostle suyabwirwa niki? Urumva? We nari nabahaye. Reka buretse gatoyi. Wigeze ubona Apotre Nyoni aza kuri social media kuvuga ubusutwa? Wavuze aba streaming we nagaca kuri YouTube. Buretse we nakora amaterano kuri YouTube. Uzo ukuntu afasha ababyeyi. Aragenda agafata ababyeyi akabakoresha ibiganiro akababwira ati se hari abantu buretse gato ariko buretse agafata ababyeyi ese ingo zanyu zubakwa gute? Urumva hari ingo ziba zibana ziri ku manegeko. Ariko wavuze ngo abapasiteri bose bageza kuri YouTube. Buretse n'abapasiteri navuze pasiteri tandukanya apostle. Urumva ko utangiye kugenda. Oya araba pasiteri ariko se bite byabo. Wavuze abanyuza kuri YouTube bose. N'abapasiteri nago navuze aba apostle. Ubwo na Yongwe narimo rero. Indeze. Yongwe nawe ubwo narimo. Yongwe. Sa apostle. Yonguriya se ko yaciye mu kayunguruzo. Sa apostle. Yaciye mu kayunguruzo yarayunguruwe. N'uyu nguyu nagiye guca mu kayunguruzo agiye kuyungururwa azavamo meze nk'izahabu. Urwo ushaka nyamageragera? Ushaka nyamageragera? None se simvuze ngo azavamo meze nk'izahabu? Nyina ajye mageragera. Nibitamuhama azataha. No se murangira yavuze ngo iki? Hagati y'imyaka ingahe? 2 3. None se icyaha nikimuhama azakatirwa. Nese ko umuntu bivuga wishimye nkaho binejeje ko yafu. Ariko se ninde muntu wakubwiye ko ninde wakubwiye ko nabyishimiye cyangwa ndanezerewe? Oya ntago nezerewe. Ngiye ahubwo nababaye y'uburyo abapasiteri harimo kurangwaho n'ubwo busikamo. Nicyo kintu wagenera abantu kuko niba byarabaye kuri Yongwe bikabibaye no ku wundi. Icyambere ko nasomo byatanze. Reka ngira aba bapasiteri nyirama aba apostle biyi mihanda. Yego. Bakoze ibi biganiro cyangwa se bakoze amateraniro bagaragaza imbaraga zabo. Yego. Basubire ku isoko. Ibyo ni batabikora. Yego. Yongwe yarababanjirije. Hakurikiyeho uyu Bosco. Hazakurikiraho nundi. Hakurikireho nundi. Bosco ugeze ujya hasengera? Ntago nakubwiye ko mugenzi wanjye yagiyeyo se. Navuga wowe wibwira mugenzi wawe. Jyewe ntago nagiyeyo nabanjya kumara y'icyo ariko. Nsengera iwacu muri ADP mu Nyakabanda. Ndi umwadeperi. Ntago nuvuga ngo n'ubusanzwe. Kandi nabwo utemera. Bosco ni wamwemera. Kandi nabwo utemera imyitwarire yabo. Kuki cyasengera kandi utemera imyitwarire yabo? Njyewe nsenga Imana isumba byose kabiri. Itorero cyangwa se idini. Ni ikiraro kiguhuza na Yesu. Ndamureka twisoze. Noneho buretse gatoya tugana ku musozo. Noneho itorero ni Kristo. Urumva Kristo ari muri ngewe. Niwe unyemeza ibyo ngomba kugenda nkavuga. Ibi ngibi byose navuze n'ubundi byari biri muri gahunda y'Imana ko uyu munsi nanone ndibubwira abantu ngo nyamuneka nimukanguke. Urumva kuko ibisambo byivanze niki? Nirondo. Murakoze. Wakoze kutuganiriza. Yego.
mwakoze kudukurikirana ko natwe reka dusubire ariko nibagiye kuri nuza kuri Safiro bakande abantu nyine kuri Safiro mayo uzo gushyiraho link munsi hano ya Damor mayo urakoze cyane uzo kwimushyiraho kabisa ubwo rero reka tubashimire abari badukurikiye reka tubane nabo mu bindi biganiro biri imbere amore y'Imana bane namwe amen